ninkwerekwaho ikintu uzamenye ko ushobora gucya kikaba cyabaye. Insengero 5. Guys, uyu mutipe agiye kutubwira insengero 5 zikorana na Satani hana z'abanyarwanda hano muri Mozambique. Pay attention guys, mutega amatwi mufungura amatwi n'amaso, umutipe agiye kutubwira insengero 5 utazisangayo ugasanga Satani aragujwigirije. Insengero 5 reka nkubwire urwa mbere urusengero rwa mbere. Temana ugakate Ntabwo ndi bukate. buriya nuzi Ntabwo ndi bubikate. Urunami wabami urunami wabami uraganye. Yes, ladies and gentlemen, nongeye kubikaza kuri Behind the Walls Show. Ndabashubije mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Nongera kubashimira uburyo mukomeza gutera inkunga Behind the Walls Show. Mureba ibiganiro byacu ndetse mukora subscribe, mubisharinga, mukora comment. It's a big support. God bless you. Uyu munsi rero we are outside. Guys, ntago bibworoye uyu munsi. Uyu munsi we are outside. We are uyu munsi ni fire. Natinze cyane rero uyu munsi nakuzaniye umuntu hano ukaze cyane. Turi mu gihugu cya Mozambique, nakuzaniye umusore umukozi w'Imana, umucuranzi, akaba ari umugitariste, akaba ari umubasiste, akaba ari umupianiste. Ose muri anga uri buze koro anga ari bucu wambaye akaba ari n'umukozi w'Imana none akaba ari n'umuprofete. Ngewe ndabyibuka ko bwa mbere dubura yampanuriye. Uyu munsi hano hari buze muri ibintu byo kurondora ariko ndabizi neza ntago njye ari bundondore. Nge ntago ari bundondore ubwo yarandondoye. Mwebwe muri aho ngaho ni mwebwe ari burondore. So rero natinze reka nze muhe karibu nkuko mumubona hano kuri kamera za Behind the Walls Show, abibwire ndetse anabasuhuze. Nabasuhuje mwese. Amazina ni Dani cyangwa se Daniel, ariko Dani kumva ni Pakistan. Eke Dani by'akazi do. Ngize ngo nanjye kugiye guhita uvuga ngo Prophet Dani. Niko. Ibyo naguhanuriye ubwo aza kubinyibutsa nshobora kuba narabyibagiwe. Hanyuma nshobora kuba wenda abona hanuriye ari bari abo byasohoye baze kuvuga. Guys, anga araza kuzabona ibintu byo kurondora. Mwitonda aho ngaho. Mwitonde nashobora kuzabona ibintu byo kurondora. No mugabo ngiye mpura nawe bwa mbere yarampanuriye. None hanatangiye guhakana yuko atari umuprofete. Ubwo ngubwo rero nimba tubura simbize ngiye mbwira. Bwa mbere duhura ko wampanuriye byarangiye suretse ubuprofete. Ariko reka singiye kubaza ahubwo ngiye kubaza abafanazi bacu. Harya iyo ubuhanuzi buhanuwe ntibusohore, ikosa ni ry'umuhanuzi cyangwa ikosa ni ry'uwahanuriwe? Ariko ntago ndi kuvuga ko bitasohoye. Ntago mvuga ko bitasohoye. Ngiye warampanuriye, sibyo? Ngiye umbwira kuri profete. None ndakubwira ngo ubwire abakunzi ba Behind the Walls Show urangije uravuga ngo ntiwashyiraho kuri profete. Bimeze bite? Abantu ubwira kuri profete nabo utabwira kuri profete. Ndabyakiriye. Ubundi niko twebwe iyo bagusiza amavuta uravuga uti ndakiriye. Okay guys, karagaciyemo ariko nyine uyu musore amwita Dan. Akaba ari umusore ushima Imana kandi umusore ukorera Imana. Akunda kugaragara mu nsengero nyinshi cyane, acuranga, aririmba. Naho namubonye bwa mbere muhura nawe, nahuye nawe ari gucuranga hano mu rusengero. Nifuza rero ko namuzana hano kuri Behind the Walls Show kugira ngo tuganire nawe ndetse adusangize ku bijyanye n'impano. Okay, all right. Twagiye rero Damien, amakuru meze neza ndahumeka. Akazuba ka Mozambique urumva kameze gute? Akazuba birasaba kunywa amazi menshi, kajya
kuri puraya, harya puraya urahaza, puraya ubwo ni iki? ubaye umuturage ni uko gutembereza. puraya ubwo ni iki? Puraya ni urumva ko atanazi puraya icyo ari cyo. Puraya ni ku mazi. Ahantu kujya ku mazi. Era Yeah guys, birumvikana ariko njye ibintu bya puraya, ibintu bya puraya murabizi, njye ntabwo navukiye hafi y'amazi, ntabwo nzi koga, njye ntabwo nzi koga. ariko nanjye nigeze kujyayo njya kwiga koga, nari nguyemo rwose. Habaye umukobwa wari uri ku ruhande aravuga ati reka da, andi nagaruka aragutwara. Yarakurohoye? Ati birarangira ujyanye. Umukobwa yarakurohoye? Umukobwa yarandohoye. Okay guys, Damien rero hano barafite seri zirenze bya atari. Sasa Damien, tudatinze cyane sibyo, urumva nk'umuntu w'umukozi w'Imana sibyo, ntabwo twatangira ikiganiro tudasengeye abantu, nyine dusengere abakunzi ba Behind the Wall Show. Reka udusengere sibyo, noneho numara kudusengera uhita uturirimbira nk'akaririmbo kamwe, noneho duhite dutangira ikiganiro neza, noneho neza gihimbitse, noneho siko bimeze. Twagiye tangira dusengera. Turagushimiye Uwiteka ko uri umukunzi wacu, tugushimiye ko databuja ujye turemera, tugushimiye ko databuja ugica inzira aho zitari, cira inzira databuja umuntu wese aho ari hose ku isi, kandi ibihe byaba ibyiza byaba ibibi ubane na buri muntu uwo ari we wese databuja, kuko aho bitameze neza ejo cyangwa se ikindi gihe bizaba bimeze neza. Tugushimiye rero databuja ko ugiye gukora, databuja ugiye kubana natwe, ugiye kudufasha ibyo tuvuga byose databuja, kandi databuja tuyoborwe nawe mwami. Ugira neza rero ugacya bukira, uri umwungeri wacu, uri intama databuja zawe, turi imbere y'ubwiza bwawe. Ngaho rero bana natwe kandi ubane na buri wese ahari ku migabane yayo yose, aho bukeye aho bwije cyangwa se aho bigeze ku gicamunsi nkatwe ahangaha. Icyubahiro ni icyawe kuko byose ni ku bushake bwawe. Amen. Amen, amen. Rero Damien cyangwa Dani arakoze kudusengera no kuturagiza Imana. Ubu noneho tugiye gutangira ikiganiro byimbitse, noneho tujye mu mizi. Damien, reka dutangire noneho wowe udukubitira akaririmbo sibyo, kugira ngo tubanze dususurutse abakunzi ba Behind the Wall Show. Ntabwo tugomba kuganira hatarimo n'akantu kakatunyuzamo, urumva, tukanza twabasusurutse. Noneho we reba akaririmbo kagufiya katari karekare sibyo, kudemo nk'agakarasi sibyo, n'agatero kamwe, noneho dukomeza ikiganiro. Siko bimeze? Twagiye. Ninde wamvuguruza mvuze ko Yesu agira neza, ninde wamvuguruza mpamije ko yuzuye imbabazi, ninde wakwihakana ko yuzuye ubuntu busaga, mpagaze nemye shize ubwoba, nta soni mfite shize amanga, mpamya ko Yesu agira neza, kuri Yesu ugira neza, mpagaze nemye shize ubwoba, nta soni mfite shize amanga, mpamya ko Yesu agira neza, nukuri Yesu ugira neza.
Okay, Damien, none se njye nashakaga nifite akabazo k'amatsiko. Ubundi nagira ngo kwanza ubundi usengera muri idini. Aho bavuga Imana hose nerekezayo, imiryango kuri njye mba numva ibikinguye, umutima w'umuntu burya ni ukwiye kumera. Ntekereza ko nta muntu ukwiye kuvuga ngo burya ngo sengera kwa runaka. Nyamara ibyo bintu si byo. Aho usengera ni mu nzu y'Imana, ntabwo ari kwa runaka, ntabwo ari kwa nde, ntabwo simpavuze. Ni ukuvuga ngo no mu musigiti wajyamo. Imyizerere yanjye inyoboye mu musigiti najyayo bitewe wenda nuko bifite aho bihuriye, ariko nshobora kujyayo ibyo nizeye n'ibyo nabo bizera ugasanga ntibiri guhura, ariko njye muri rusange aho bavuga Imana sinabura kujyayo. Hapfa kuba ari abafite imyizerere y'umuzuko, abafite imyizerere y'uko umwuka wera. Abasilamu ntabwo bizera kuzuka. Abasilamu bizera kuzuka. Niyo mpamvu nyine nakubwiye ngo wavuze ngo ahantu abantu bose bavuga Imana kandi abasilamu basenga Imana. Wowe tubwire nure rusengero usengeramo wemera uprefera ku giti cyawe. Oya, ariko ubundi mu by'ukuri by'insengero tunabivuyeho, hari umuhanuzi umwe witwa Sinayobye Theoneste, ndumva afite igitabo kinini yigeze kwandika kirimo ubuhamya bwinshi, kirimo mbega ibintu byinshi n'amateka n'ukuntu niyerekwa rinini. Hanyuma rero ikintu Imana yamubwiye mu byo yamubwiye ko ubundi itorero ry'Imana riri mu ibanga, ntabwo ushobora kumenya ngo riri hehe, uretse ko Bibiliya yanditse ibyanditswe byera muri Bibiliya handitse ko Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Ni ukuvuga ngo buretse gato ukigera aho ngaho wihangane kuba nguciye mu ijambo. Ni ukuvuga ngo wowe wemera Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo ahantu hose bemera Yesu Kristo niho ugomba gusengera. Aho ngaho rwose najyayo nkumva ndavontado cyangwa se nkumva nisanzuye meze neza rwose. None se ubundi mu by'ukuri uko duhura bwa mbere wanyeretswe utajya kundondora, mu by'ukuri ubundi urerekwa uri umuprofeti undi waranyeretswe kandi nimba warantuburiraga ubimbwire rwose duhura bwa mbere kwatangiye kunyerekwa mbwirwa njye waranatangiye kubimbwira rero urankanga nawe sinumujya bitevye ko twaye dushaka kuganira bitege tangiye kumanurira amazi. None se mbwira n'ubundi koko urerekwa se cyangwa ubundi se reka nkubwira kwerekwa umuntu wese arerekwa. Damien, reka nkubaza akantu k'amatsiko. Nabyumvise baratubwira muri comment section nimba ibyo uvuze ari ukuri. None se ndashaka kubaza akantu k'amatsiko. Ubundi wowe cyagura bwa mbere twahuriye mu rusengero sibyo? None ko bwa mbere nkubona wari uri mu rusengero sibyo? Sanzwe nzi kuri n'umuntu uhora mu rusengero sibyo? Ngize ukuri mvugisha ukuri ntubere. Urumva njya numva ngo hari insengero ngo ziba zikoreshwa n'amashitani, ngo basenga amashitani, ngo ari insengero mbega za shitani. Hano muri Mozambique nabwo zirahaba. Ubundi rero hari igisubizo gishobora gusubizwa n'abantu bagiriye yerekwa. Ubundi impano, kwerekwa n'impano, guhanura n'impano. Nanjye ntago ndi kukubaza guhanura. Buretse ngenda shaka muri noza muri detail uraza kuzijyamo, ariko ikintu nshaka ntayerekwa mfite ngo wenda ngo ntago nakubwiye ngo kwerekwa, nagomba kwerekwa wowe ntago ugomba kwereka. Ngenda shaka kukubaza na makuru ngiye ngenda numva ngo hari insengero ngo zisenga amashitani hano muri Mozambique ngo z'abanyarwanda ndetse wowe mbwira uzizingambya ni nka zinga wowe wumva amakuru wumva hezu utakandagira ni nka zinga izo wumva abantu bakeka. Ngewe ihishurirwa ryanjye cyangwa se yerekwa ryanjye rigarukira muri ibi ngibi wenda bya hafi rwose, ni nkwerekwaho ikintu uzamenye ko ushobora gucya kikaba cyabaye. Urimo urankwepa abantu, uri kunkwepa mbwira insengero eshanu zonyine imwe insengero eshanu udashobora kujyamo bakeka ko abantu bakeka ko zikora na Satani. Zikubwira ujya kuzimbwira insengero eshanu guys. Uyu mutipe agiye kutubwira insengero eshanu zikorana na Satani hana hangaha z'abanyarwanda hano muri Mozambique. Pay attention guys.
mutega amatwi mufungura amatwi n'amaso umuturage kutubwira insengero eshanu utazisangayo ugasanga satani arakujwigirije. David gisubiriremo neza mvuga ati mugiye kukubwira insengero eshanu zikorana na satani nta kwinjiramo. Insengero eshanu reka nkubwire urwa mbere urusengero rwa mbere. Urusengero muri Bibiliya haranditse ngo mwibuke ko turi insengero z'Imana. Urumva? Urusengero rwa mbere kudaca bugufi, urusengero rwa kabiri kutubaha Imana, urusengero rwa gatatu kupfukamira ibigirwamana, urusengero rwa kane urusengero rwa kane ubugambanyi, urusengero rwa gatanu ishyari. Urumva izo nsengero ntabwo nge nzinjiramo, narabohowe. Guys, aransabiragije no butipa ariko arabivuze nimba hari umuntu uzi kumva yaba yabyumvise ibyo ashaka kuvuga. Ubundi kuko nimba wowe wa muri urwo rusengero ukaba ubona ibyo bintu yavuze ko ari bitanu bibamo, ubwo urwo rusengero ntabwo aba ari urw'Imana. Claro. Ntabwo ari ngombwa ko avuga ngo urusengero rwa kanaka kuko bishobora guteza amatiku n'iki, ariko avuze characters. So izo characters nimba uzibona muri urwo rusengero get out. Ubundi ufite iyo character, urumva ufite iyo character menya ko urusengero nyirizina ni wowe. Iyo ufite rero character iyo kwirukana umwuka umwirukanye mu rusengero deja, urumva ukagira wenda character y'ibyo ngibyo navuze, mu by'ukuri urusengero buba warushenye kandi turi insengero z'iki suwe. Ibyo bintu birakomeye uvuze, ibyo bintu biteye ubwoba uvuze, ibyo bintu biteye ubwoba. Ugiye gusenya insengero z'abandi, urashaka gusenya insengero z'abandi, ibyo bintu birakomeye kubyuzuza. Ugiye gusenya insengero z'abandi. Nta kintu nakwepye, ariko impamvu nta kintu nakwepye, ntago nabwiye abantu ngo muzareke kujya mu rusengero, ngo kubera ko mu rusengero si ngombwa. Urusengero nyirizina niwo rwubake neza, usengera aho uri cyangwa se aho uryamye mu rugo cyangwa aho kuri YouTube. Hari abantu kuri ubu ngubu ajya kuri TikTok ngo apostle ngo yansengeye nyine akumva iteraniro yarigiyemo. Online service ni nziza, ishobora kuguhembura uri mu rugo wibereye wenda no mu turimo twawe twa hato wirwariye. Ariko reka nongere nkubaza akantu k'amatsiko, wowe ubwawe ku giti cyawe wowe n'uri rusengero usengeramo rwitwa ngo ikiruhe, cyangwa se urwujyamo wowe gusengeramo ubu ngubu rusengeramo? Ndi gusengera aho bita nimbivuga mu kirimi cyacu hano nta kibazo ni Casablanca. Ndi gusengera Casablanca. Mbere nasengeraga muri Place of Judah, muri igreja nyine cyangwa se urusengero rwabaga mu mujyi mu Banigeriyano, ariko ndi Casablanca, ariko ntago ariho hambere nsengeye. Ndumva amashafa narasengeye, ariko ho nkunze kujyayo wenda ari ubutumire cyane, wenda kubera nyine akazi k'umurimo w'Imana. None urabikoze neza, none ukora umurimo w'Imana, none niko kazi kawe ukora. Niko kazi, wenda ntibikoyeho n'indi mirimo muri rusange isanzwe, wenda ntashatse kuvuga aka kanya y'ubuzima bwa buri munsi, ariko Casablanca niho hantu urebye muri iyi minsi rwose ndi, kandi Imana iri kutugirira neza. Abantu babibonye wenda ku materaniro yo kuwa kane w'iki cyumweru cyashize, umuriro waratse. Guys, abantu rero basengera kuri Casablanca bayita Casablanca. Abantu basengera ku rusengero rwa Casablanca, murebe iki kiganiro, muteze umuhungu wanyu imbere,
mutubwire nimba kuko anacuranga neza, ni umucuranzi wanyu, wavuze ko asengera mu rusengero rwanyu, noneho tuzaze tunamusure no ku rusengero. Ni ukuvuga ngo murebe iki kiganiro, mukore comment, tumenye ngo Casablanca ko tuzaza n'abandi bantu benshi tuze gusura Casablanca, tureko ko hari amavuta. Siko bimeze? ya ako kantu rwose ya Tuzagusure Casablanca aho ucurangira kuri tere, noneho tureko biba bimeze. cyiza cyane kuko muri iyi minsi Imana iri gukora imirimo Itangaza birakoreka. itangaza biri gukoreka. Amen. Amen. So Tambagira gitore inyabusura berewe, tambagira uri nyamibwa mu bahizi, nyabusa nyabusa nyabusa, umukunzi wawe aragutegereje, yarakwihebeye, aragukunda aragukundwa kaza, haguha urukundo rudasanzwe, uwo wagenewe na rurema, uwo wagenewe na rugira, uwo wagenewe na ruhanga, uwo wagenewe n'isumba byose, ni yitwa Imana, yitwa Imana rurema, igihe cyose muri kumwe, yakugeneye umufasha, umufasha kandi ugukwiriye. guys, murajya Yesu gogo, murajya he? Uyu munsi nta kuboharinga, uyu munsi nta kuboharinga, tumeze neza hano. Wowe icyo ukora, wowe fata agatebe wicare, munsi tuguhe ikirori byataye, tuguhe show. Damien, noneho ubu ibintu bimeze, ndumva ibintu biryoshye abantu, noneho njye ndumva nashaka n'ibintu byinshi cyane turuganira, umenya turi gucuranga gusa, ndumva naryohewe. Rero dushakira kandi kantu, sibyo? Akandi karimbo niyo kaba ka gospel, sibyo? Niyo kaba ka gospel, niyo kaba ka gospel kundi muhanzi, ntacyo bitwaye, nka tura twambonye, urumva aka gospel keza kabisa, ugashaka noneho nako ugakubite kugira ngo abakunzi ba Behind the Walls Show bakomeze kumererwa neza, sibyo? Twagiye. Ibyo nifuza kubagirira si bibi, ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaba byabakunda, mugende mubwira bababaye, muhumurize komeretse, se barebe mfite Imana itagihinduka, mfite Imana itagihinduka. Hey guys, muri kubibona mute sasa? Wewe ndashaka aho ngaho muri comment section umbwire ibintu byifashe gutangaha, sibyo? Ndamireka dukomeze rero ikiganiro cyacu. Nkuko wari wabivuze Damien, nkuko mubizi, Dani ni n'umwarimu wa gitari ndetse n'uwa piano. Nakugize ubibwira abantu, ariko babwira abantu, ubabwire ibijyanye n'ibyo bintu ukora, uburyo ushobora kwigisha abantu uko bishobora kugenda umuntu ashatse nko kwiga gitari, akiga piano cyangwa akiga production, bimeze bite? Ya ku muntu ushaka kwiga piano production, wenda byo tuzabivuganaho nyuma, nabanzije gupanga espace cyangwa se umwanya. Ku muntu ushaka kwiga piano yampamagara deja, urumva imiryango kuri ubu ngubu irafunguye kuri njye, kuko mbere wenda ntabwo nawe mfite umwanya, numvaga nta mwanya ushobora kubiha bitewe nyine na hustles nyine za everyday hustles, urumva ngeraho ndavuga nti wapi noneho ngewe reka se n'umuntu uvuye muri industry
urumva niyo mpamvu mwari mwarambuze reka urumva wise. ubu ngubu yeah, I'm here for you. Eh, kwiga gitari birashoboka, I'm available. Kwiga piano nabwo ndahari, ndumva rwose nta kibazo. Umuntu agukeneye buretse umuntu agukeneye nko kugira ngo ucurange sibyo umucurangire cyangwa se muri anniversaire aga surprise ntabwo ushobora kubikora. Nari nibagiwe abantu mufite anniversaire. Kumba ndimo nkurabura uramakana uranamakana urumva ukuntu bagenda nkurabura urabona ukuntu njye ndagukubita utuntu Anniversaire surprise abantu baba papa baba bashaka gukora surprise abagore babo ibintu nk'ibyo abakunzi babo bite byari. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. It's not need. No, it's not need. We are not going to mention name, but let us sing. Let us sing so that we can show them what we can do. Yeah, maje nibyo ngibyo nyine na Guys, rero ku bantu bafite anniversaire nako bibwira ariko ibintu byose yeah, hanyuma ku bantu bafite anniversaire nta kibazo, mushobora ku brand shower. Yeah, ushobora kuza rwose, ushobora kuza tukabitegura neza ibintu bikaryoha. My friend, mwibutse ko Band World Show it's all over the world. Band World Show ni TV y'isi yose, it's all over the world. We keep moving, right? So agiye kuvuga nimero mu gifaransa, mu kinyarwanda, mu cyongereza, mu cyespanyol, just uko abishoboka, mu giportugais uko bishoboka, kubera ko Band World Show abantu bayireba ni abantu b'isi yose, ni abantu batandukanye b'isi yose. Twagiye nimero yawe Numero 450 EU 79 43 2 umunani kane gatanu rimwe karindwi icyenda kane gatatu kabiri. mbona uvuga ikinyarwanda bikakugora. Guys, ibi birakomeye hano. Bijya bimbaho natekereza kuvuga byoroshye kuba nayivuga mu kinyarwanda. Ye numvaga nyine numvaga bitabaho. Nayivuga mu giportugais kurusha mu kinyarwanda. Hari yanyeze hano ufite inyarwanda. Simpakuriye se buri. Nk'itandatu. Singiye gitanda. Hari ababa bamaze nyine nk'icyo gihe. Ariko maze gihe ntago ari kinini da. Ntago bikanganye. Ikinyarwanda ku buryo bakibagira. Ikinyarwanda nakibagirwa. Wo ku gicumbi Singubwiye guhe nimero ukagunani. wo ku gicumbi cy'umuco ukuntu nyivuze uzi ko buri ari benshi yananira. Twagiye mu cyongereza. Ko igiportugais cyica icyongereza. Okay, twagiye mu cyongereza. Ya 84 51 8 seti harya ni kangahe? 7 Mu cyongereza. 79 79 mirongo irindwi n'icyenda 79 43 dollars 43 2 yeah oh my god Wabikoze ni 43. yeah yes Urayisubiramo cyangwa se ndabipinga. okay 8 4 51 79 43 2 Thank you very much. Thank you very much. Guys, ubwo no kuvuga ngo rero nimero ndayipininga abatayumvise neza ndayipininga hasi ku kiganiro sibyo muri comment ndibuze kuyipininga abantu bayishaka barayisangamo none ubundi muzamuhamagare aze ebana mu birori byanyu ndizera ntago muzigera mwicuza no mutipe afite impano kabisa. Damien ukuntu ngiye kugenda ngiye ntabwo nshaka ibintu by'ibiganiro byinshi cyane ubwo nanjye nkunda gitari byatari ubwo ngiye ndashaka wongere dukubitira kandi kantu sibyo gakeya abantu bakomeze bagubwe neza nta pressure dufite hano dufite umwanya sibyo
ibindi turaza kubiganira nyuma, ariko ubanze ubakubite utuntu aho ngaho, ukubita kandi karirimbo kameze neza kayunguruye, siko bimeze. Feel free guys, stay ready, stay tuned, here we go. Ndagukunda ndagukunda Yesu, ndagukunda ndagukunda Yesu, ti amo Jesus, oh ti amo Jesus, ti amo Jesus, ndagukunda ndagukunda Yesu, ndagukunda Yesu, iminsi yose numva ineza yawe inyururuka, numva ineza yawe inyuzuye, ndagukunda Yesu, ndagukunda Yesu. Wow, arakandi karirimbo bita arakaririmbo njya no twicaranga ku mugezi y'Ibabuloni tukanema wacha Ninasiri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayo niki, yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikirukaruka hosana amen, yaniburudisha nikirukaruka hosana amen. guys, oh my gosh, this was amazing, guys. Hope you are enjoying the party, you are enjoying the show, guys. Kandi mujye mutubwira muri comment section. Ari abantu benshi cyane badakora comment, ariko nimba wishimiye ikintu wagombye gukora comment, nimba unakigaye nabwo wagombye gukora comment, so that you can know icyo dushobora guhindura, sibyo? Binabyiza burya kugaragaza amarangamutima yawe, siko bimeze? Yeah. Ujya kugaragaza amarangamutima yawe, ukunze ikintu cyangwa ntugikunze, but I say, but like express yourself, no problem. Yeah. Niko bimeze burya kenshi na kenshi amaranga y'umutima y'umuntu niwe muntu wundi ku giti cye. Ya umuntu bwite kugira ngo umumenyera mu marangamutima ye. Rero burya umuntu afite uko yavuga ko abibona nuko abandi babibona, uko ubibona siko ngewe mbibona, cyangwa se wowe uko ubibona siko n'uwo mugenzi wawe nawe abibona. Ya amarangamutima umuntu mumenya bitewe n'amarangamutima ye. Amarangamutima ni ifoto yerekana umuntu nyine. That's great. Yes guys, ibintu biraryoshye hano rero, ibintu bimeze neza. Umusore yadususurukije cyane, ngiye nabikunze ku giti cyanjye, nawe nimba wabikunze turi kumwe muri comment section. Mukomeze kutwihanganira, ntabwo urumuri rumeze neza ariko nta kibazo. Cyambere nuko dutanga message, right? Yeah, message ntekereza burya iba yageze kure. Arabizi amashusho yacu asanzwe asa neza, ikibazo nuko urumuri ruri kugenda rukongera rukagaruka, ariko no problem, we keep moving, right? Yes. So Yes, we are so zikare baye bumwami. amen. Ntabwo barokore bakemera ka peace ngo ni ibimenyetso bya Satani. Harya ukoza akantu ka peace mwakabonye ko akakozera, baragushyira mu muhano, harya ni mu muhano barakwiruka n'akintoki ngo niba ari 3 barakwiruka bongera ugakore nimba udatinya. Ntabwo ndi ugomba kugakata, kwiruka ugomba kugakata, ntabwo nkata ariko n'ubundi ni ibinyoma, ubundi se ugakore nimba atari ibinyoma, ubundi kugira ngo umenye. barakwirukana mu rusengero, akari akantu ushyizeho ni akantu ngo ibimenyetso bya shitani, kari akantu ushyize ugakate. ntabwo ndi bukate, buriya nuzi ntabwo ndi bubikate, ugomba kwirukana.
impamvu ugomba kugakatuza iyo ariyo se hari intambara ushaka kurwana kubera akantu gutyo gusa kaje gutyo ati ntureba ru Kabaye batwishe. eh Twishe. ubu none uri kumbwira ngo nongere ngasubiremo ngo nerekane ngo niba ari intoki eshatu ngo niba ari iki ngo n'ibindi Akantu ukoze n'akamapedi, akantu ukoze n'akamapedi. in the name of Abarokore bavuga. in the name of Jesus we pray. Nkeka ko kugira ngo ube uri umuntu wizera Imana cyangwa se umuntu w'Imana nuko ugenza ibyo ukora iby'Imana yishimira. Siko bemeze? Ya ibyo nibyo bintu bizima ikiri mu mutima wawe cyo uhamanya n'umutima wawe kandi kitagucira urubanza si ntawe mbwewe ndango azajya gukora ngo ibyo bimenyetso ngo intoki ngiki n'ibiki njyewe ndabyibuka hari ikintu nigeze gushyira kuri WhatsApp mbona umuntu arampereza akoze felicitation agize amaye felicitation ndebye mbona n'umuntu nawe nitamvuga inti burya hari ibintu tuba tutazi bitana tutazi n'icyo bisobanuye ariko isi yabaye ikindi kintu kuri ubu ngubu isi yabaye ikindi kintu ukora akantu gatoya gusa kakagera kure mu masegonda we wagakoreye iwawe mu cyumba cyangwa se n'ahandi hantu aho kugira ngo ushimwe n'abantu cyangwa ushimwe n'Imana. Ushimwe n'Imana ariko se ese ukoze ikintu buretse manze nkubaze kandi abarokore mukunda kuvugira abantu kugira ngo batakugera ku ngingo niyo defo ya ntabwo nkukora oya ibyo kore mukunda kugira gufatirana abantu mugafatirana batara nawe regura umurokore wese ubundi ntabwo genda umurokore umva none nkubwire sibyo umva nkubwire wowe sibyo ubaho kugira ngo ushimishe Imana cyangwa ushimishe abantu mbaho kugira ngo ushimishe Imana mbaho kugira ngo ushimishe Imana kuko burya turi biremwa byayo kandi Imana yaremye umuntu kugira ngo imureme mu ishusho yayo agenze nkayo atakora atagira ubushobozi nk'ubwayo ariko agenze yitware nkayo yitware nkayo kuvuga ngo rero wowe ibyo wakora byose abantu ntibabyishimira ariko Imana ikabyishimira it's okay. Yarega burya nanone si byinshi ushobora gukora abantu kuko hari ibintu ushobora gukora wowe ntubyishimire ariko ndakabyishimira ari nayo mpamvu nyine mvuga nti hari igihe wenda ashaka kuvuga gutya nkavuga ngo gutya ariko ugasanga hari abantu niteranyije nabo kuko kuri iyi si uvuga uzigama ko hari utashobora kubifata neza nyine bigatuma rero nyine ngenda vuga witonze. Kunze ibiganiro by'umutipe bamwita Dan akaba ari mu gihugu cya Mozambique nkuko mwabyumvise akaba ari umucuranzi akaba ari umuririmbyi ndetse akakora n'umurimo w'Imana. Nimba mwabikunze muri comment section mungire ngenzongere mugendereze noneho yongera dususurutse sibyo kongera tugira ibihe mungire mu comment section nimba mwakunze ibyo yadukoreye mwakunze show ye guys we love you so much murabizi noneho Dan mukunu nimeze sibyo hari ikintu wifuzaga kubwira abakunzi ba Behind the World Show babwira ngo amahirwe ya Nyagasana babeho turabakunda ikindi kandi bakore subscribe kuri channel Behind the World Show hari ibiganiro byinshi nsigaye nanjye ndeba nkumva nahoza y'urushinge everyday babonye gutsigaye dukora inkuru nziza cyane ugizumva zira nkuru njyewe ndazikunda kuko burya hari ibintu abantu benshi babuze amateka yo hirya no hino ibintu byabayeho ibintu byabayeho muri make ofete hari abantu bihugiraho bakaba batumva cyangwa se batamenya ibibera hirya no hino bakumva inkuru nka ziri ugasanga zirababohoye siko bameze zikababohora cyane nge rero nkunda kuzipostinga cyangwa se gukora like na share kuko mba numva ikintu nyine cyamfashije nawe kiba kigomba kugufasha kuko byaraye byose ku isi burya dushobora kwigira ku bandi nta muntu w'umuhanga ubundi wabivukanye twese twigira ku bandi icyakubohoye icyagufashije icyatumye utera imbere nk'umuntu utarazireba ziriya nkuru wamubwira icyo wamushikariza iki namubwira nyine ngo amanuke nyine amanuka arebe zose guhera kuyabanje kuri video ya mbere urumva
ya hariho amavideo menshi meza araza kugenda abona ashobora kugira iyagwaho akavuga ati pe Oh, guys, honest, to be honest, ziriya nkuru ziba ziri kuri Behind the Walls show akenshi ziba zarabayeho, ni incidents ziba zarabayeho. I'm telling you, ntabwo ari filime, ntabwo ari ibintu tugenda ngo turaruze ngo tuze cyangwa twihimbire. It's a real situation, it's a real incident. I'm telling you, ntabwo ari bya bintu abantu bagenda ngo bicare bakukinge, sibyo? Ni stories ziba zarabayeho. So story nk'iriya rero hari n'igihe usanga njyewe nshobora kuyivuga ugasanga wowe wisanzemo. Noneho hari nka story nshobora kukubwira then noneho nkakubwira n'ukuntu yarangiye, sibyo? Noneho ukasanga nawe uyirimo ukamenya uburyo ushobora kuva mu yurimo. Am I wrong? Niko bemeze, ntabwo ndi kubeshya. So hari n'igihe nshobora kuyivuga wowe ukayumva ari incident runaka, ibyo bintu iyo mico usanzwe uyigira, siko bemeze, ugasanga noneho nawe ubyigiyeho umenye ko iyo mico atari myiza, siko bimeze. Guys, rero babashishikariza aba bantu bamanuke barebe ziriya nkuru, bakore like, banazishare umva ni subscribe, share and comment. Yeah, kubera ko ahubwo nanjye nashaka kukubaza ndi izi videos ziba ririyo, documentaire ziba ririyo cyangwa bimeze ya noneho, ariko nkomeje kubyumva nkumva ni inkuru bishoboka ko zabayeho. Numvaga rero nyine nanjye nzabikubaza urumva nge rero nari ntarabye gusa, ariko numvishije zirimo ibyigisho byinshi, kubera ko hari umuntu wenda ukora ikintu bikabubaza runaka agakomeza akagikora agakomeza kugikora. Murabyumva rero izo nkuru wowe ugeze hano uri mushyashya, ugeze kuri channel uri mushyashya, manuka hasi urebe ziriya nkuru, here ku ya mbere ugenda uzumva, kubera yuko ndabizi neza ushobora kwisangamo, ndabizi neza ushobora kuzikunda kandi hari icyo zishobora kugufasha. Damien, siko ibintu bimeze, dukubita kandi kantu, numara kudukubita kandi kantu ubundi dute dusezera. Aba bantu niba tubwira ngo tuzagaruke nibwo tuzagaruka, niba tatubwira ngo tuzagaruka ntabwo tuzagaruka, siko bimeze. Katurekeraho kugira ngo tuzagaruke bakibikumbuye neza, uri kugira ngo yaba kubita kandi kantu ko gusezera, nitwagenda tudasezeye nta muhanzi ushirirwa. Niko nta muntu usezera ahahora. Okay, nta muhanzi usezera ari noneho, ariko noneho ntacyo, sibyo? Reka nushaka gukora akantu k'amasegonda 30, ariko noneho sibyo, kugira ngo dupfundikire dushyireho umufuniko. Ndagushima ndaguhimbaza urumwami, ndagushima ndaguhimbaza urumwami, urumwami w'abami.
ganje urahambaye uri umwami. Wow, that was amazing. That was amazing. Thank you very much, guys. Thank you very much, bro. Thank you for your invitation. Ndagushimiye cyane kabisa. Ndikuye ku mutima. Wakoze kubana natwe. Keep pushing. Keep everything on fire. Keep everything on top, all right? Huh? Courage kabisa. Guys, ntago mbizi mwebwe uko mwabibonye ariko for me on my side I sign up. Yeah. Shout out to you, bro. So, courage kabisa, courage. Sinzi nimba hari ikintu ushobora kubwira abakunzi ba Behind the Walls Show, none ubundi tugasoreza ahangaha tukaba twazongera ubutaha. Gira ikintu babwira. Guy, mwakoze kubana nanjye, mwakoze kubana natwe mu kiganiro. Ciao ciao.